nta muntu umugiraga ibyifuzo aba ariko mubwira yego ndamujya ati cyenze turi gusenga Imana itakinyeretse ariko ndahamya ntashidikanya igikomeye Imana irakinyereka igikomeye Imana irakinyereka ukimpamagara mpita nyikubwira yego nuko hasigaye arangije ariko yandangije ndamujya ati icyo kibazo ufite cyo munda Yesu arambwiye ngo agikuyemo akira gusama nk'abandi bavyeyi amen ubu ngubu yarasana. Yes, reka tubasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose yo mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Yego reka mbashimire mu mwakanze subscribe mukadushyigikira tukaba tugenda tu umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda gusabiye umugisha nanjye cyane basezeranije nuko tabicisha irungu no mpamvu bunafasha urugendo njya gusura umukozi w'Imana Manishimwe Julienne ni umunyamasengesho n'umuhanuzi pe mvuze ngo Imana iri kumukoresha kandi neza muri iki gihe ntabwo naba mbeshye yego amavuta y'Uwiteka amuriho niyo mpamvu naje kumureba kugira ngo tuganire turi uko umurimo w'Imana uri gukorwa duhumuriza abababaye dusa n'abantu imitima ubundi ubwami bw'Imana bwamamare yego jire tuguhaye ikaze kuri Concorde TV show. Yego murakoze cyane Imana yo mwijuru nibaha umugisha. Yego nk'ibisanzwe n'ubundi turatangira n'isengesho. Mwaba Imana yacu data wa twese mwiza turagushimye turaguhimbaje waturinze uturinda mu ngando zitandukanye wadukuye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu izina ryawe nishirwe hejuru. Amen. Kristo bukiye tugihumeka umwuka w'abazima hari nabo bucije babundikiza amababa yawe amaso yawe nukurareba ntagahumbye ku buzima bwabo kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Dutangiye kino kiganiro utangirane natwe n'abarakireba bagitangira utangirane nabo kandi babashishe buri mwe wese n'ikibazo afite ugikoreho akimara kureba kino kiganiro bihahinduke byinshi kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru ntaba ari twebwe abariho wamamara ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Uyu munsi turi ku cyumweru yego kutagiye gusenga uyu munsi ntago nagiye nasibye nagize impamvu runaka yego yego wagize iyo mpamvu wagize iyo mpamvu nabyutse ndi kumva ntameze neza cyane yego nta nagiye no kurepeta yo ntararirimba numva ntameze neza uzi impamvu ubwo impamvu wasibye nuko utabonye umwanya wo kujya kurepeta yego ndabiza abaririmbye abenshi bo mutarepese usanga ntabwo wajya kwicara mu bakristo wakwicaramo ariko iyo uraririmba ngiye nkunda kuririmba nkunda guhimbaza burya kugira ngo ubone abandi bahagurutse bagiye kuririmba aho wicaye wa mwanya Imana n'ubundi iraho kubaza yego niyo mpamvu rero ntagiye gusenga ugahitamo gusiba yego niba guhagarika se ubone ko wasibye amateraniro ntago bazampagarika ntago bazampagarika bigeze baguhagarikaho oya kuva watangira umurimo wo muri korali nta nemwe baraguhagarika oya uri umunyamugisha ndabyibuka rimwe ariko nawe ntibikubeho ku ishuri aho nigaga ku cyumweru twabaga twambaye inifomu n'abaririmbyi birumvikana twabaga twambaye inifomu yo ku ishuri ku cyumweru noneho rimwe kwa gatandatu sinarepetesha kandi naridirije wa korali ubwo ntangije ndavuga ntubwo ntararirimba nanjye umunsi ntabwo ndambara inifomu mu kigo byari iteko kwambara inifomu kandi none na korali nabyo nayo tugomba kwambara inifomu ndangije ubwo nambara imyenda isanzwe ngiye kubona mbona animateri aramfashe turi kutambaye inifomu abampaye weekend kubera kutambara inifomu ingaruka ruko nasibye repetisiyo kwa gatandatu wabona rero nawe ariko birakugendekeye rimwe kera nkiri umwana nabaga muri korali ariko ubu ntabwo ariyo mbamo noneho hasigaye turagenda baduca igishare cy'amafaranga ndagenda ndemera ndayashaka nahirira n'abantu ubwatsi kugira ngo nyabone ariko nagiye nayatanze ubwo ngo ndaririmba perezida arabyanga n'ababa yiyoboye hari ukuntu bagira amashaka barabyanga numva ndababaye mu mutima baravati ntago urajya gusenga kubera ko wagiye wambaye mu butayu ipantaro wageretseho igitenge ntago byemewe numva ndababaye cyane ndavuga sinone ko bwari nijoro ariko nyine
numva ndababaye cyane, baravuga ati ahubwo ntabwo uzongera no kuririmba. Yego. Baguhagaritse mu butayu ngo nuko wagiye mu butayu wambaye ipantaro wanagetseho n'igitenge. Nanabyubahirije. Doktrine nyine z'amatorero ugomba kuzubahiriza. Yego. Buri wese aba wejejwe muri ryo. Yego. Nageze hano mu rugo nabonye muri amahoro pe. Yego, turashima Imana. Nabonye muri amahoro ariko umwana namubuza sinzi aho yagiye. Umwana nawe mukanyura mubona ari gukina n'abandi buri aba yansabye uruhusa ngagiye gukina. Gusa nabonye inkoko. Zirahari. Abonye ubworozi bw'inkoko kabisa. Yego. Wabwitayeho. Nubwo atari nyinshi ariko zirahari. Oya nazibonye kandi ibintu byinshi ni birenze bibiri. Yego. Zirenze ebyiri. Zirenze ebyiri. Yego. Ubifata ute ku mukozi w'Imana ukavuga ati ngende umuhanuzi nzajya nirirwa ngenda nakenyeye cyangwa natebeje ntabwo ngomba guca bugufi ngo nkore? Abahanuzi bameze gutyo cyangwa abakozi b'Imana muri rusange bafite iyo myumvire wababwira iki? Oya nababwira gukora iby'umwuka bijyana n'umubiri. Yego. Iyo uri gusenga uzara kenshi uri gusenga ufite mu rugo ikintu cyangwa ufite nk'icyo uratekera umwana atararira. Yego. Urasenga isengesho wahamagara Imana ukumva muri kumwe. Ariko ufite inzara ntabwo wasenga. Kandi bujya baravuga sinzi ukuntu mu Kinyarwanda baca umugani ngakimuhana kaza imvura ihise. Amaboko y'undi yakwemerera ikintu ariko ntakiguhe ukaburara. Ariko wakoze nyamara muzajye mubona n'ibiraka mubikore. Mugomba gukora n'ibiraka. Imana niba yarakubwiye ngo uzakugirira neza ugomba gukora. Iyo neza ifite izaturuka niyo cyaba ari ikiyede ugomba kugikora. Nimba uri mu kibira cy'igihumbi wakoreye 2500 ugahaha 5 ukagira ute ugatanga 1000. Yego nabagira inama yo gukora cyane. Yego. Umuhanuzi akaba n'umworozi w'inkoko. Yego. Yego rwose. Ariko nabonye ntaziri gutera ni dutoya kandi nkunda umureti disi. Ntabwo zari zatangira gutera. Ubwo zizatangira ryari? Ko kwa kabiri cyangwa kwa gatatu. Nejo bundi ahigenza agaruka noneho ziri gutera ukanyihera ku maki. Ingo rwose. Yego ubwo hano na mu rugo nabonye ari sawa. Umurimo w'Imana bimeze biti? Umurimo w'Imana umeze neza, turashima Imana, dushimye Imana ikomeje kwagura umurimo wayo. Ikomeje kugendera yagirira neza abantu, ikomeje kugendera abakiza, ikomeje kugendera amamara mu ruhande rwabo neza. Yego. Ndakunda kubaza umuntu iki kibazo. Hari abantu benshi bavuga ngo ngo yewe ngo na Julienne ngo nawe ngo twamwizeraga none ngo yagiye kuri YouTube ngo ubwo yaguye. Waraguye kuri YouTube? Kuri YouTube no kugwa biratandukanye. Dusobanurira. YouTube ni ugutambutsa ubutumwa bwiza bw'Imana. Yego. Noneho no kugwa ni ikindi. Kugwa ni kimwe na YouTube ni ikindi. YouTube yakugwisha gute? Ndabizi se. YouTube yakubyango kora ibyaha. YouTube niyo ubundi bitewe n'umuhamagaro wawe. Hari uba warahamagawe ashaka indamu z'isi. Hari n'uba warahamagawe ashaka umurimo w'Imana ari Imana yagize ute yamuhamagaye. Ubwo urukumva rero ushaka indamu z'isi yazibura aragwa. Niyo mpamvu wumva ko Imana ivuze ngo ngeze kuri YouTube niragize ute ndatoranyije. Babandi toranya bagakomeza bagahagarara mu murimo ni babandi bahamagawe. Babandi ubona bari kugira ute bari kuyibeshera bakabyira abantu ngo urapfuye ngo tanga ibitambo ni baba bagize ute baraguye. Yego. Wowe ntabwo waguye? Ntabwo naguye rwose ndacabirimo. None aho ugereye kuri YouTube umurimo umaze kuhakorera bimeze biti? Aho ngereye kuri YouTube navuga ngo hari intambwe. Yego. Hari intambwe. Yego nahuraga n'abantu benshi ariko ubu mpura n'abantu benshi kurusha n'ubundi abona ahuraga nabo. Kuko mpura n'abantu batandukanye niyenda bishoka ko nahuraga n'abanyakigali yenda bo mu zindi ntara ariko hose no mu nkambi narahageraga. Ariko nyine
ni abantu batandukanye yego ni abantu batandukanye bo ku mpera z'isi, abo duhanye imbibi n'abo tudahanye imbibi. Ubwo rero uko ugenda uvugana n'abantu hari ibitekerezo nawe ubwawe bakungura, Yego. hari ukuntu waguka mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Yego, iyo uraganira n'abantu batandukanye cyangwa ukagera urasengana n'abantu batandukanye, nawe hari impuguro baguha. Yego, umurimo hamaje guteraho intambwe ndende uko biri. Uko biri. Imana ishimwe. Yego. Ni cyo gitangaza Imana yoka kugukoresha binyuze kuri YouTube, ukavuga uti kuza kuri YouTube koko wari umuhamagaro w'Imana kugira ngo Imana inkoresha. Igitangaza Imana yerutse kunkoresha. Reho nkubwire, ngewe hari abantu Imana yageraga irambwira ko izampuza nabo. Yego. Kandi nkabona nta nzira, nkurikije aho mvuka, nkurikije n'ibisekuru byacu, ntabwo ndi uwo kwicara kuri YouTube. Ubwo rero iherutse kungirira neza, impuzana abantu b'umumaro. Yego, abantu b'umumaro rero turasengana, kandi uko Imana igendaga irabambwira niko ngenda ndababona kuri YouTube. Nkabonaho abantu b'umumaro, nkabonaho ababyeyi beza, abapapa beza, abakobwa beza, inkumi n'abasore rwose. Nkumva ni ibintu birenze, nkavuga ati hari n'umuntu umvugisha, nkavuga ati none Mana ngapfukama nkahereza Imana icubahiro, none ko iwacu ari kwa Makiri, none nari kuzavugana nawe bigenze gute? Yego. Abakubwira bikize nyine hari ukuntu tuganira agashiramo n'akantu k'icongereza kubera nzimo gakeya. Yego. Akambwira ati Icongereza nzakikwigisha. Nkavuga ati naha Satani arazezengeye, umuzima arahiye. Yego. Aho urebye ni ku nyungu zawe, kuzabandi wowe abo umaze kugira icyo umarira aho ugereye kuri YouTube ni bande? Ni benshi cyane. Ni benshi cyane. Hariho umubyeyi wari ufite amarira ashaka umwana, ubu ndahamya ntashidikanya kuba afite ibimenyetso byo gutwita, ubu aratwite. Duhiyo nkuru neza Julien. Yarampamagaye arambwira ati ambwira ko mu rugo iwe bitameze neza, kandi koko urugo rwubakwa n'abana. Hari umugabo ushobora kwihanganira kutari kubyara vuba, hariho n'ushobora kutabyihanganira kuko umugabo si musaza guhura mukubaka urugo, mbese n'urugendo rw'ubuzima rwawe bwose kugeza isi izagira izarangira cyangwa igihe muzatandukanirwa n'urupfu. Arampamagara ari kurira ati ubu mfite ikibazo gikomeye. Ndamubwira ati ico ngicyo Imana yagishoboye. Ari kurira, ndamubwira ati rero ngiye nta muntu mugiraga ibyifuzo, aba ariko mubwira. Ndamubwira ati kenze turi gusenga Imana itakinyeretse, ariko ndahamya ntashidikanya igikomeye Imana irakinyereka. Igikomeye Imana irakinyereka, ukimpamagara mpita nyikubwira. Yego. Nuko hasigaye arangije, ariko yandangije ndamubwira ati icyo kibazo ufite cyo munda Yesu arambwiye ngo agikuyemo akira gusama nk'abandi babyeyi. Amen. Ubu ngubu yarasamye, ubu ngubu afite umwana, ubu ngubu afite umwana mu. Haleluya. Yego. Imana ishimwe. Ntago mpamaze igihe kirekire kuri YouTube, ariko nyine aho mpamariye iminsi, hariho n'undi mubyeyi wari umaze igihe kirekire atihagarika ibikomeye mu nda byaranze. Yarampamagaye uwo munsi, Imana yamubwiye atakira kwihagarika, ubu ngubu arihagarika. Agize ngo ntiyarababaye. Yarababaye, yarambwiye ati maze amezi 7. Ati kenzi iyo ngiye kwa muganga nkagura imiti nabwo ibihenze, nawe n'uwo hanze. Ubu ngubu arihagarika nta kibazo. Kubera isengesho wamusengera. Nabwo n'iryo joro yarampamagaye nijoro. Ndamusengera iryo joro yagiye kuri toilette. Kandi ntabwo muziranye. Ntabwo tuziranye. N'isura wasanga utayizi. Ntabwo nyizi. Yego. Yego, Imana ishimwe pe. Wiyumva ute se wonyine abantu bari kuguhamagara bafite ibibazo ukabasengera ukabona barasubijwe? Iyo rero umuntu ashubijwe, numva ku mpano y'ubuhanuzi nari mfite, numva hiyongereyeho ibiro byinshi by'amatoni ntashobora kubara. Kuko umuhanuzi yemerwa ibyo yahanuye byagize ute? Byasohoye. Ni ukuri pe. Yego. Natwe ntabwo tubahanurira
ngo tubirekeraho ngo turaguhanurira uramamagaye ngo ndaguhanuriye ndafata umwanya ngiye gusenga aho ngiye nkuzirikane aho ngiye mpamagara Imana nibutse Imana mvuga ati Imana wibuka uko wagize ute wavuze ko uzamugirira neza yego reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana iracyakora kandi ikomeze igukoreshe, ikomeze kwambika imbaraga muri rugendo, kandi nzi ko abenshi bazajya bagenda babohoka kubw'ibiganiro dukora. Yego ijambo ry'Imana uyu munsi turasoma turiga muri Zaburi ibice 5. Wadusomera Zaburi ibice 5. Zaburi ibice 5 dore ku murongo wa mbere. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi baririmbisha Nehiloti ni ya Dawidi. Yego ko Dawidi yarazanditse disi. Uwiteka ategera ugutwi amagambo yanjye, ita kubyo nibwira. Amen. Mwami wanjye, Mana yanjye, cyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira kuko ari wowe nsenga. Haleluya. Amen. Uwiteka mu tugendane gake. Yego. Haravuze ngo Uwiteka ategera amagambo yanjye ita kubyo nibwira. Haleluya. Iyi tariki ya 18 niba ntibeshe. Yego ni 18 uyu munsi z'ukwezi kwa mbere. Yego. Haleluya. Uwiteka yumve gusenga kwawe, yumve ibyo wibwira. Haleluya. Asi ibyo yibwira kukugirira si bibeho ubwo ni byiza kugira ngo akuremo umutima naho ibindi Yesu aragukunda. Harongera aravuga ngo Uwiteka mu gito ngo Mwami wanjye, Mana yanjye, cyariza ugutwi wumve gutaka kwanjye kuko ari wowe nsenga. Haleluya. Uyu mwanya Imana wasenze iyo wahamagaye. Haleluya. Aho uyihamagarira uri mu cyumba, ayihamagara ahantu hatandukanye, haba uri kugenda mu nzira, yumve gusenga kwawe, yumve niba warahamagaye Imana, wumve gusenga kwawe. Uyu mwanya Yesu atabare, ategera ugutwi yumve gusenga kwawe. Haleluya. Amen. Komeza. Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Haleluya. Ngo mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Haleluya. Ujye umuhanga amaso ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Tegereza Uwiteka wihanganye. Bujya gusenga kuduha imbaraga zo kurindira ibyo Imana yagize ute yavuganye natwe. Haleluya. Biduha imbaraga zo gutegereza. Haleluya. Weho uguye, weho uri kubona ko utazasubizwa, weho uri kubona kutazatabarwa, senga Imana iguha imbaraga zo kugira ute zo gutegereza. Nimba Imana yarakubwiye ngo izakugirira neza. Haleluya. Izakugirira neza. Hari ababa barashatse amaviza bikanga cyangwa bakabirukana mu bihugu, ariko dufite Imana itanga ubwene gihugu. Niko nababye, dufite Imana itanga ubwene gihugu. Hari umuntu wamamagara ambyata ubu banyirukanye, baba mwirukanye muri Amerika. Ndangije ndavuga se Uwiteka ko bamwirukanye no mu Rwanda nta kintu yifitiyemo bizagenda bite? Ariko duhamagaye Uwiteka, duhamagaye Yesu. Arangije arambwira ngo muri system babankuyemo ngo ariko bongeye kundebamo telefone yagize ute yampamagaye. Nyuma y'umunsi umwe twaravuganye nk'uyu munsi burira hejo nka nimugoroba, kuko twebwe turyamye bo manza baba bari kureba, baba bari kumanywa. Ariko yarampamagaye ati muri system barampamagaye ngo bongeye kunyinjizamo, ntago bansibyemo, ati hereza Imana icubahiro. Uwiteka yumvishe gusenga kwe. Haleluya. Yategeye ugutwi yumva gusenga mu gitondo, arategereza. Imana iguha imbaraga zo kuba maso nizo kugira ute nizo gutegereza. Kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazabi wawe. Haleluya. Imana yacu ntabwo ari intambira kibi, umunyangeso mbi ni utazabahe ku Mana. Haleluya. Ariko wewe uri kubona kutava mu byaha, wewe uri kubona wewe wikwigirira nabi. Hari amamagara ambye ati nanjye wazansengera nkagira imbaraga zo gusenga, nanjye nkumva ndasenze.
nawe humura nguhaye itangazo rivuga ngo akira amahirwe akira agakiza. Haleluya. Imana izanye andi mahirwe ku buzima bwawe, nawe yakira. Nubwo wabaye igicibwa ukamera ku musozi ugaba igicirwa mu muryango, nyamara umwana wanzwe niwe ukura, niwe mwana w'ikirara, niwe waje isabaga iki abaga amahene abaga intama, nawe humura Yesu aje kukubagira ikibyibushe. Dukomezemo. Abibone ntibazahagarara mu maso yawe, wanga inkozi z'ibibi zose. Uzarimbura abanyabinyoma, Uwiteka yanga urunuka umwicanyi n'umuriganya. Haleluya. Amen. Abibone ntago bazaba hehe ku Mana. Haleluya. Amen. Hari abantu Imana igirira neza. Mu gitondo nabyukanye amagambo ya Yerobowamu. Yerobowamu Imana yamukuye iyo ngiye ahantu hagayitse. Byashoboka ko yakoraga n'akazi ko mu rugo kwa Salomo, nimba nibeshe. Noneho Yerobowamu Imana imugiriye neza aribagirwa. Haleluya. Ariko Imana yaramubwiye ngo ubundi by'Imana bigendera kuri kondisiyo. Yego. Imana iguhaye ikintu irakubwira ati nuzabigenza guca, nuza. Imana yacu ni Imana ivugisha ukuri. Ntago Imana yacu ari umwibone. Irakubwira ngo nguhaye ibi, ariko nuzasubira inyuma uzandagara. Haleluya. Yerobowamu Imana imaze kumubwira guco, aragenda ageze ku ntebe y'ubwami agira ute aribagirwa. Amaze kwibagirwa, Imana bamwijigira ute iramuhagarika. Yego. Irangije kumuhagarika iramubwira ngo Yerobowamu umwana we iteza umwana we uburwayi. Imaze kumuteza uburwayi, Yerobowamu abwira umugore we ngo agenda kumuhanuza Shilo. Hari umuhanuzi, niwe wampanuriye iby'ubwami. Haleluya. Niwe wampanuriye iby'ubwami n'ukuntu bizagenda. Arangije agenda, uwo muhanuzi ngo yari iki yari impumyi. Arangije kumuhanurira, arangije umugore wa Yerobowamu yinjiye mu nzu aramubwira ngo yewe muka Yerobowamu we, ni iki gitumye wiyoberanya umuco? Haleluya. Ni iki gitumye wiyoberanya umuco ngo cokora uwo mwana we afite amahirwe kuko azahambwa n'Abisiraheli.